Hi guys, welcome back to Barbie's Kitchen. Uyu munsi mugiye kubana nanjye Kirezi Barbine mu gutegura gatogo. Mu gatogo turakoresha ibirayi bidahase nabikasemo utuntu dutoya ndangije ndabitogosa iminota 10 kugira ngo ntibishye cyane. Nkoresha n'inyama za beef. Ndazifata nzikatamo uduce dutoya nazo nzishyira ku muriro ariko sinazihisha cyane kugira ngo mu gatogo nizize gushya ngo zirengere. Nogosa n'imiteja. Hano hari na chou fleur zidahiye. Hano hari amazi yo mu nyama navanyemo zimaze gushya. Iyi ni divayi ndaza gukoresha mu gatogo kugira ngo bize kuryoha kurushaho. Ndakoresha na rosemary, black pepper, magi ebyiri, na blub. Hano tuba dufite na sauce tomate, curry powder, n'ibirungo byacu, ibitunguru, seleri, karoti imwe n'igice na tungurusumu. Hano harimo umunyu n'amavuta make. Rero hano tugiye kubanza koza karoti. Turazoza neza imyanda yose ivemo. Turangiza tumena amazi twazogerejemo. Dufate seleri nazo tuzoze. Tuzoze nazo neza imyanda yose ivemo. Ariko zo nzoza inshuro ebyiri kugira ngo imyanda yose ivemo kuko hari igihe haba harimo n'ibyondo. Tugiye kubanza gukata karoti zacu. Turabanza kuzivanaho iki kintu tuzikatemo utuntu duto, twongere tuzikate nanone. Hano dutangire kuzikatamo utuntu dutoya. Nakandi nako tugafata tukakate. Ndakata karoti mu tuntu duto kugira ngo nizize kugaragara nabi mu gatogo kacu.
niturangiza gukata karoti zacu tuzishyire ku ruhande. Niturangiza dufate seleri nazo tuzikate, nazo turazikatamo utuntu dutoya. Turabanza tuvaneho ibyo hejuru, turangiza tuzikate. Niturangiza kuzikata nazo tuzishyire ku ruhande. Dukate ibitunguru byacu, byo ndabikatamo utuntu turinganiye tutari duto cyane. Ndabanza nkavanaho igishishwa, narangiza nkavanaho umutwe no hepfo nkavanaho. Tugiye ubu ngubu gutangira kutukatamo utuntu turinganiye. Turangiza dukate n'ikindi gice. Tuvaneho n'igishishwa. Nacyo turagikatamo utuntu turinganiye. Hano nakase ibitunguru bibiri. Nacyo ndagikatamo utuntu turinganiye. Nkate n'ikindi gice. Niturangiza kubikata dufata ipanu, nimara gukata ibirungo ndafata ipanu nshyira ku mbabura kuri gaze cane. Ndangiza nshyiremo aya mavuta yacu. Niturangiza dushyiremo inyama zacu. Tugiye kuza duhindura inyama zacu kugira ngo zidafata hasi, tuzikarange. Niturangiza dushyiremo utuyiko tubiri duto tw'umunyu twuzuye.
tuvange kugira ngo umunyu ukwirwe hose. Turazikuraho tubonye zitangiye gusa nka shokora. Rero turakomeza tuzikarange. Rero nkanjye kuba ngubu amavuta yashizemo ngiye kongeramo ayandi make. Ndabona inyama zacu zimaze guhindura ibara. Ubu ngubu ngiye kuzimya nzikureho nshyire ku isahani. Niturangiza gushyira inyama zacu ku isahani, dufate amazi dusuke ku ipanu kugira ngo inyama zasigayeho ziveho nazo. Turangiza tubisuke mu isafuriya. Dushyiremo n'inyama zacu. Ubu ngubu tugiye gutangira gukaranga karoti n'ibitunguru. Noneho nindangiza ngiye gushyiramo ikiyiko cya blebano. Turangiza ducane umuriro wacu.
nabyo tubikarange. Rero murabona ko ubu bureba yamaze kuyenga, turabivanga byose. Rero udafite na bureba washyiramo amavuta asanzwe, ariko njye nahisemo gushyiramo bureba kuko bureba izana iyindi test mu biryo. Nabyo turabireka bibanze bishye, ntabwo byo turabihisha cyane. Rero nabyo ntiturabihisha cyane, tugiye guhita tuzimya umuriro, nabyo tubisuke muri ya safuriya yacu. Noneho fata ikindi kiko cya bureba tugishyire ku ipanu. Ducana umuriro wacu. Niturangiza dushyiremo shufureri. Turabanza tureke bureba iyenge neza. Turangiza dushyiremo shufureri zacu, tuzikarange. Iyo tubonye rero bureba twashyizemo itari bubihishe, twongeramo iyindi. Hano ndongeramo ibiyiko bibiri. Turangiza nacireka iyenge.
nk'uko navuze shufureri zacu ntabwo turazihisha cyane, rero ngiye kuzizimya nazo nzishyire mu isafuriya. Mfate amazi nakuye mu nyama yashyiremo, nongeremo n'ayandi mazi make kugira ngo byose bivemo. Nshyiremo n'amazi, hano ndashyiramo ibikombe bibiri, ndangiza mbivange. Mbishyire ku ishyiga. Ubu ngubu iminota yacu 10 yashize. Tugiye kuzana wine tuyisukemo, ariko turasukamo igice gusa. Tuvangemo. Duhita tuza dushyiramo n'ibiyiko bibiri by'umunyu bito. Dushyiremo na sauce tomate. Yose ndayishyiramo. Nindangiza mpfundure n'iyindi. Nayo nyishyiremo. Nunyuguza ikiyiko cyanjye mu mazi. Kirimo rosemary, agace k'akayiko, kirimo black pepper, akayiko kuzuye. Kirimo na curry powder, akayiko kuzuye. Nindangiza nshyiremo na magi zacu ebyiri. Nindangiza mbivange.
kuyivanga nshyiremo imiteja yacu. Mvange mpite nshyiramo n'ibirayi. Tubivange twongeremo n'ayandi mazi. Igice cy'itasi. Ndagize kubipfundikira iminota 20. Ubu ngubu tugiye gushyiramo tungurusumu zacu, turazifata tuzinyanyagize hose, niturangiza tuva twongere tubipfundikire bitegereze izindi minota 10. Ubu ngubu hashize iminota 8, rero tugiye gushyiramo seleri zacu. Niturangiza dupfundikire tureke indi minota 2 ishire. Ubu ngubu iminota 2 yacu yashize, tugiye kuzimya umuriro, niturangiza twarure. Ngubu ngiye kumva ibiryo twatetse niba biryoshye. Agatogo kacu kararyoshye cyane, ndizera ko muzabigerageza namwe mukabikora, mukama comment muri comment section, kandi don't forget to subscribe, like and share. I love you guys.